bakobwa se nyine nuko warya nyine to abarengeje imyaka ari abarengeje imyaka ubwo abarengeje imyaka musike tubese yo murato Uziko wakora content yo gusiga kandi yabitsindira muri Uraseka konje ugize gutya intoki zawe ziba zikoze mu ntoki za nyakubahwa Perezida wa Repubulika cyane kibona yego iyo ugiye kunyara ukoresha akahe kaboko ugiye kunyara ukoresha akahe ufatisha akamoso ifata nk'unyara turebe fumbatiza ngeje yani ntabwo twese nagira gutya ndetse ndi nanjye kumuvuga nanjye kumuvuga ndetse ugiye kuvuga agapipiri oya ese ikibi unatinganye nabo wabikuza ibyo ni ubucoci ibyo ni ubucoci ariko hari abantu bakubona muri iriya shusho uko iriga nanjye ngo nakubona ko uri umutinganye cyane ukumva ukabona ndi we yarije nakubona nyine wenda gutya ubu ndi we niwe wenda yarije nakubona gutya Hello guys, nitwa Babi Gikomango mu audio optional na mwenye made Rwanda Miss Ubushinwa Papa Kibgayi Imana Nade bro bitwa nabi ma bitwa nabi Miss Ubushinwa nitwa Babi Gikomango mu audio optional na mwenye made Rwanda Miss Ubushinwa nje byumvikana Miss Ubushinwa ubusibire Miss ma umuntu umugabo akiyita Miss ngiye ndaje gusanga abasore mwese muteye nabi ndavuga ngo reka ni arije bibera Miss w'urwaye Borongera se yansega kaso okay turaza okay uyu munsi rero ndi kumwe n'umusheni wanyu mukunda cyane Osmrito ndagira ngo mwakire bro yate ko mu papa bradisco mfaka nyifatira rero okay This one was my job. G pop up this proposal. Pop up the daddy the cash of the the only one who makes a girl say Umujama yishimye kumbona ndagase. Wowe wanyishimye kubera iki? Simbizi. Nirabandishimye. Usa neza man. Anje nsanzwe nsa neza. Usa n'igipupe tu. Ugaragara arandutse. Neza nka Spider-Man cyangwa Batman. Umeze neza ariko. Abakobwa nguseka neza ureba neza mufite uruhu runoze. Meze neza ariko. Ibyo bintu bimanaginga gute ku bakobwa? Ku bakobwa se. Nyine nuko warya nyine to abarengeje imyaka ari abarengeje imyaka ubwo abarengeje imyaka musike tubese yo murato Uziko wakora content yo gusiga kandi yabitsindira ngato bese yo ngabana nyine ibyo ngibyo man turazo ndikuze kandi n'ubundi ndaka ari rimwe abagore ari editing rero ngatuma kajyamo
gatatu ya njye ntabwo ndabikora ntabwo kurya abana ma ariko barageje imyaka umwana urengeje imyaka kuri wowe afite imyaka ingana afite imyaka 20 uramutamira neza numva nta n'ubwoba bro ubu se ushobora kurya umuntu ituru ya danje ku buryo ushobora kumara nk'iminota 30 ngenera amasegonda 20 cyambere siko nishima n'umugenzi wawe cyambere nuko nishima uyu mukobwa atishimiye garwa nta kazi ke ko numva umuhemu nta kazi ke naby'ubugome so nagiye kubona mbona ku mbuga nkoranyambaga zawe wishimira kuba umufana wa Bruce Melody umwari muri live na Godfather urasara bya hatari abantu birabatungura uburyo wishimiye Bruce Melody kuba wavugana nawe kuri live ubyumva ute kuba umwara nahuye birarenze man birarenze gute Osmrito Bruce Melody ni umuntu nemera hano ni umuntu nuba yes kubyumva se umuntu watanze uriya mu Rwanda umuhanzi urushwa gukundwa kuruta Bruce Melody yaba njye mwumva bavuga se bakundwa mu mujyi mu karere Bruce Melody ahantu hose yajya ni mubi cyane ejo bundi rero ndakeka ashobora kuba ari nejo nagiye kubona mbona amavideo warasohotse muhuye wari wanamusabye yuko yakwemera yuko muzamarana umunsi wose umva like biriya ibyo namusabye yaravuze ngo yaranambwiye ati ntabwo turabikora ko tuzabikora igihe kibazo ni ukuvuga ngo hari n'ibindi byiza zaguha biruta biriya byo kuba mwarabonanye ejo ariko urahobera ukakanyaga ko utabikongoreye se ngo ukandira nawe yabikoze abikunze noneho ibyo yakoranye na Debeni ntabwo yabikunze sigeze kuza se ngo Debeni we yize kumuhobera ngo akajya mukandiramo ngo aramubwira ngo kunkandamwa ntabwo wayiza kubwira ngo kunkandamwa iyo bivuze ko wowe akwemera kuruta yego umeze neza ariko ese mwana ubundi ku mbuga nkoranyambaga ukunda kugaragaraho cyane ubundi content yawe imeze gutigamije iki ngiye content yanjye cyambere ni gutuma abantu bishima muri Rwanda nyine igashira akanyamuneza ibi byose yefo oya wenda usa n'ibiriya koye duseke konje dukomeze byo munarambwiye ati ko cyangye ibonye nimba yaburaye baracye bayumubwiye ukora content ya fresh kuri wowe irakwinjiriza cyane urabona se umeze nabi abana narabyibushe bro njya neza inkoko mu gitondo saa n'ijoro nibyo bita kurya neza kera kurisha inkoko ifi numvaga bitabaho none ubu ubasiga n'ibintu bisanzwe ati wowe wagezeyo wateye bivuze ngo inzozi zawe zagezweho cyane rwose zitewe n'iki zizanje abana bawe nari allo oya ndi mu rugo kuna bashiti banje bavanze wigira ikibazo mana cyane ari ubwo abashuti bawe bavanze bari gute abahungu n'abakobwa ntabwo wagira abashuti batavanze allo nga umvaze ugiye kuza shuwa Right. Ngaho sorry. Okay. Nyuma y'iminota 20. Sana ade. Tukomeze. Basoma. Nje ko muri bikate.
Ese ko ibi ngibi muri ubu kubera iki uri gutera igihugu byagushobokera ko wakundana n'umukobwa umwe nje byashobokera mufite ubu ntawe se nta mugore mfite nta mugore mfite iki nta mugore mfite we yavuze umukunzi nta mukunzi mfite nta sheri mfite ariko kuryamana n'umukobwa umwe byo ntabwo byagukunda byankunda ese njyamana n'abandi ahubwo se uryamana n'abandi njyewe kamubwira iyo mbishatse yego shaka inshuti akaba arizo muryamana iki inshuti akaba arizo baravuga ati none se nubona ukuri umuhungu aho musabye amafaranga wayama sibyo musabye ngati like ndashaka ikintu runaka wakina kumuko hari icyo nagusaba utafite ni igiki ntagisaba undi mukobwa nasaba umukobwa kinsabe twumve uzajya gusaba uri umubebe ni igiki ushaka kunsaba urakoze inyuma wewe navuze ngo ntabwo nagusaba umusikera ashyizemo ibintu njyewe we ntabwo nagusaba umusikera we ntabwo nagusaba ariko umukobwa we nagusaba urakoze nasaba umubebe wasaba umubebe iki icyo utansaba icyo udafite nyine umukobwa afite si byumvika abantu ntamubizi ariko namwe muzimwe nibubaza ibibazo ibintu mutazi ibintu tuzi yego ugize gutya intoki zawe ziba zikoze mu ntoki za nyakubahwa perezida wa repubulika kibona yego iyo ugiye kunyara ukoresha akahe kaboko igiye kunyara ukoresha akahe ufatisha akamoso sa nk'unyara turebe fubatiza ngeje yani ntabwo nagira gutya ndetse ndi nanjye kumuvuga nanjye kumuvuga ninde ugiye kuvuga agapipiri ni agapipiri umuntu witwa gutyo kuri ntuza Twitter nta muntu uzi ndira nko gukoresha Twitter like areba phone yanjye ukoresha Instagram TikTok na YouTube gake kuki udakomeza mushyiremo n'imbaraga kuri YouTube gake gake ariko abantu bakaza kugushinja ko ngo byibuha cyane kandi abasore bo muri iki gihe ngo TikTok ngo ntabwo ihemba umuntu utunzwe n'iki ngenda amamariza amakampani menshi cyane ukayamamariza bakaguhemba cyane naragize ngo urakoze ukabaho yego namamaza amakampani menshi like many species BNB Mountain View Natural Hair sibyo Sneakers by Imanzi amakampani menshi batandukanye kandi akora akabamo amafaranga meza kuba umusitari ni iki kintu ubona byakumariye mu buzima bwawe kuba umusitari ushobora amafaranga ukanywa life nyine nifuzaga wifuzaga ubwo iyo wirebye ubu no mu gihe utarakoresha imbuga nkoranyambaga wisobanura uti mbere nyine naraza muri social media kugira ngo njye amafaranga sibyo byasaba ko nakoza ako kanya kugira ngo nyabone wakoze iki nyine nakoza akazi ako kanya wakoraga iki mbere nakoraga entertainment therapy iki entertainment y'abana nshimisha abana nyangwa ntabwo imega ntabwo umushimisha abana bakobwa abana bato yego nacyo nyine abana bato nibo navuze urumva yego utari umwana wo bakirindi ntabwo urabona ndi umwana ungashikira mukobo Mama atuye mukobo hari umukobwa w'inshuti yanjye yambwiye ngo nimubona mubwire ngo umwana umukobwa nanjye yambwiye ngo mugutumikire uko yabikora ari nako nanjye mbikora uremera ko tumutumikira gute yambwiye ngo mubonanye ngo yagusoma ngo ariko kubera ko mugiye kubonana ngo mumpere ibyo ngibyo namwe wowe wayibwiye
Nsikira ariko nsabutu. Mantu gabanye gusa. Hari rusengero. Hari ibitaro biramenye. Yego. Uja kubyutsa abarwayo. Umuntu afashe iPhone Oyareka ndeka kubishyiramo telefone. Umuntu ateretse hariya miliyoni 5 zitafite ikibazo. Agatereka hariya na Semuhungu. Semuhungu na Semuhungu muri interview yacu. Mbabarira pe. Nabigusabye. Ese sangura ukora content zimwe. Oye nyine nje na basakoze umuntu. Dukore content. Ese naga ari umuntu. Dukore content y'abantu ngiye tuziranye. Ntago mbuziranye. Ntago tuziranye pe. Ariko uramuzi. Njamubona kuri social media. Ariko nje dutanga urugero ku bantu bamboneye nawe. Abusme twarabonanye. Eba. President twarabonanye. Umwe ati fata bini. Ntabwo namutangira urugero agenda gakeya. Ngaho rero kujutanga. Wenda cyamero dinaje. Ku bantu nazi winanga abantu. Ubundi abone bo muzi. Ne ikibazo nuko wambwira ngo nazi pe sinzi imico ye sinjya ko Semuhungu. Mwiza cyane no hosting. Birashoboka rero. Ngafasha n'urupfu. Birashoboka pe. Aba yagiye kugufasha se wabyemera? Kumfasha? Afasha amafaranga nje nabyemera. Ariko akakubwira ngo karashaka ko ziguteka se? Ziguteka nje. Arashaka ko wazaza mukanasangira ibintu watetse. Natetse pe. Abasiri umuntu akazi ntabwo nagashobora. Ubwo rero mbishaka basagira na Semuhungu se. Nari kujya gukora muri hotel. Muri hotel runaka. Aruboneka wabwiye ngo agiye gusaba Semuhungu ngo ngombwa kararayo. Turi kuvuga abantu. Urasabwira ariko. Kavuze stories zabo. Aho bwije aragenda ajya muri toilette. Ngo hari ukuntu wikanira umubyimba ugeze nko ku kibuno ngahita mufungira aragenda narijyamo umusanze naza kunde byibuze ngahure n'umubyimbi. Iyo story irabishe. Sera avuga stories zibishenagase. Ese abantu babazi ko witondana kumbura tukana. Oya izo stories zirabishe. Stories zirabishe. Stories z'imibyimbi. Sijya mbona ukora video zayo se. Okay. Allo. Yo bro, mas evitas. Allo. 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 Spera, eu como agora, sabe, quando eu não estou em business kabisa. Bajye ni jambo risanzwe mano ibikabiriza. Ni ibintu bisanzwe. Ibigira big deal. Umujama tufite diri ibice ariko nyine yo anjira mamagara. Okay. Rero zifishije ni sawa cyane. Ngoma arbarakaza mu kugucita ngado ko ari nk'umupeti utenga za Nyamasheke ubona uburyo ubayeho n'uburyo akubona kuri tikitoke akavuga ati ndifuza kuba naba muramutima wamugiriye nama yabigenza gute kugira abe nkawe? Bro nukora cyane kabisa. Gukora iki? Gukora cyane nyine ibyo nje nyine bimworoheza. Roma je nabonye ibingibi like ari byoroshe. So nawe akore ibye byoroshe. Ko nimba akora nyine tuvuge like akora amakara nyine kugira ngo bazaze agurishe muri Kigali cyangwa ariho hose nibyo yakakwiye kuba akora kugira ngo azabeho mu buzima bwiza. Akore none avunike ariko aziko ari umunsi umwe bizaza mu mwingiriza cyane. Ko ikintu cyose tangira boro nanjye hari imyaka navunikiyemo cyane. Nubwo ndi kuvunika ariko imyaka yabanjirije nibwo navunitse cyane ko turungu cyane. Aha. So ari uvuga ati nawe arashaka gukora nka content ukora. Content nkora shaza zikore pe aze tukore byo mu rushanwa. Aze nyine abe ari taye muri competition kabisa. Cyane rwose. Ibintu bitadashobora kugenderaho byamwangiriza kariyeri yiwe nibi. Ibintu byamwangiriza akariyeri kugira amakobwa cyane wabajyamo gake. Ako nyine iyo ugeze muri content ukabona barimo barakura bakuba gushira habi uzabyihorera
ahubwo uvuga nimba ufite cyana cya sheri wawe umwe umugomane abariye kurumva ngo ni umuntu kwirekuraho cyane anytime aho bikumbuye akaza kureba ariko uyu uri umusore upanganye gahunda n'abakobwa batandukanye ejo ushaka ufite gahunda y'akazi ariko kubera ufite gahunda y'ikindi cyane mwapanze ugasanga akazi kawe gapfuye kubera umukobwa runaka ntabwo ibi bintu wabikora utabonana n'abakobwa ibi ngibi niyo mpamvu mbwira ati shaka agakobwa kamwe nimba ufite sheri umwe utuzi nimba utamufite ugume ushaka akabesto kawe aho ngakomeza icyo ni icyambere icya kabiri ni ugusenga Imana kugira mu by'ukuri nta kintu wakora mu buzima udasenze Imana niyo waba umukristo umuyisilamu apana umupagani umubudiste idini iryo ryose kuko wasenze iki Imana byose biroroha icya gatatu gukora cyane ubwo rero nk'umupeta uri kukureba wifuza nko kuba yamera nkawe cyangwa agakora n'ibyo ukora yitegure gukora cyane agendere no kuri zira nama umuhaye byamufasha cyane rwose ariko hari n'ikintu bisaba na telefone nziza phone nziza na actually bit inera uko uzamuka inera nose gahura na phone kagwe example yoroshe ngiratanye kuri Infinix Hot 10 igura ibihumbi irayiguze ibihumbi 5 sibyo ariko hari n'umupeta ariko uyabona bro washa nacho ibihumbi 5 wabuse niyo gukora akazi ko mu rugo wayabona erega ari kintu ushaka aje kwibasa yabone uya urakora nose uvuga ati buri kwezi nzanya mbika bitanu bisevinga dutwara amezi 20 kugira ngo ubone iyo ijana muri telefone kuri ubundi ugakora kandi ikintu cyose kiza ese abafana bawe iyo bashaka kukubona bakubona baciye kuri Instagram kabisa na TikTok bahita bakubona hari abajya banakwaproshinga ngo muhure benshi cyane iyo muhuye mwunguka iki iyo duhuye turaganira ari umuntu ufite bya business inama nazimugira ari ushaka kuzingira nawe akazingira ari no mu mubona wowe kuri mu murongo mubi abantu bambona ati Osmrito gukora mbona abitari sawa abihinga nka bya bintu by'amabere bya bintu bya ariko nyibya njyamba ntacyo bintwara ko mu by'ukuri ikintu nimba nangirije umuntu sibyo kandi nakoze ibintu bye ko muri leta ntabwo yiguze harwo yiguze oya ese ikibi unatinganye nano wabikuza ati no ubucoce ibyo no ubucoce cyane rwose ariko hari abantu bakubona muri iriya shusho uko irega nanjye ngo nakubona ko uri umutinganye cyane ukumva ukabona ndiwe yarije nakubona nyine ubu ndiwe niwe ndarije nakubona gutya urumva hari igihe abantu bakubona gutya umuntu agufata mu buryo abishaka turi no kugana rero no ku musozo ndagira ngo n'abafana bawe banankurikirana muri rusange urumva iki kintu dushishikariza kuba twabagira muri support yawe ya buri munsi abantu bagukunda ni ibiki ubasaba bagusapotinga bya buri munsi kubeze mushyigikire amafaranga mbasabye sibyo ariko mukomeze mu likes ama views shares nyinshi ku bwinshi cyane nibyo ngibyo cyane rwose ubundi content tukazikomeza wowe urabatamuka ngenda batangura umunsi n'ubundi wasa no kweditinga video yakomeza editing kandi zagenda ziba gake ariko ko hari umuntu wigeze kumbwira ngo ufite side nyashi ibyo ni ibintu bisanzwe ariko ufite ibyo ni ibintu bisanzwe umuntu ateye nyine uko uteye hari abantu bateye bitandukanye abananutse babyibushye kandi nariye neza izi ni za bureba urumva nariye neza nta kibazo nifite umeze neza cyane rwose ikindi nakubonyeho uri kuru kabisa uraciringa nta mutima mubi n'umuntu wenda uba uvuga ati ukuntu uriya mutipe ateye yakwaprocinga gute kuba mwahuza tu ukuntu guhuza nyine ari ibintu bya business nawe ukuntu wanyinjiye uvuga ati warampamagaye Osman ndashaka ikiganiro umubwira umunsi nabonekeraho turabikora ari ikintu kikwinjiriza wowe sibyo kiri bugufashe bikazamura wenda like platform yawe ko mu by'ukuri niyo n'ubundi azama amafaranga nzi ko biri bugufashe nimba ndi buboneke ndabikora nimba ndari buboneke ndi bubikora sibyo kandi n'umuntu ushaka guhura nanjye kugira ngo bigire icyo binyinjiriza
nawe ni sibyo cyane icyambere ko utakora ikintu kibi kijyanye urumva kimanuza agaciro cyangwa kine ariko ari ibintu tukora ibintu urumva biri bujyanye n'inyungu sibyo kandi tukareka tukagenda bijyanye n'umuco to nari bitwari so ndagushimiye rero ko twaganiriye neza cyane ariko uzi no guseka papa ntabwo nzi guseka unsikiye ndagushimiye bwana murakoze kabisa appreciate mukomeze mukora like kuri YouTube channel yanjye Osmrito OG, TikTok Osmrito OG, Instagram Osmrito OG, Snapchat Osmrito OG, umva hose mu mitima teye amagambo ameza amabi byose ndayemera nta kintu bimbwiye amagambo yose fakuba afashe umwanya wabyo umva fakuba ari bugeho niyo wagira ukande gaswira inshuro zazandike zawe turagushimiye papa asatsa nawe urashimye kuko naguha ikiganiro asante sasa